Iyi ni The Topic TV mbahaye ikaze ibihe byiza amahoro abe kuri mwebwe. Yes, umuntu witwa rero Briane, umuntu witwa Clara barenda kwicana. Aba bagore ni abastari ni n'ibizungerezi mamashenge. Umwe ni umudije, undi ntabwo tuzi icyo akora, cyangwa ni umunyamihanda ahangaha ni umu-YouTuber. Hanyuma rero we n'uwitwa Shakira barashwanye, bavuga ko uyu mugore ari indiscipline, ari umunyangeso mbi, ari umugore w'imico mibi gusa, ni ukwirirwa acunga abagabo b'abandi, ni ukwirirwa acunga ingo z'abandi, kandi bivugwa yuko urwe ruri kugerwa ku mashyi n'urwo rwe rudahagaze, rudashikamye, rudakomeye, ariko ari kwiha kugira gute, ari kwiha ingo za rubanda, yinjira mu buzima bw'abandi, mbese aho guciriye urwaho, byaba ari ukuri byaba bitari ukuri, agira ate byose ababibayemo. Rero uyu mugore mwa bantu nabagira inama yo kumureka, nawe siwe. Hari igihe ubona warigwirije abanzi, ukabona abantu bose basigaye bakureba urujisho rutari rwiza, wamara kwigwiriza abanzi ukagira depression cyangwa se agahinda gakabije. Yaba we Shakira, yaba Briane, uriya mugore ni mumureke. Niba abana bampinga baramushyize, donc bamweretse inzira, niko navuga. Ntekereza ko ibyo bintu bya YouTube yarabize ko ntiyaraza aho bigira bite bitangirira. Rero yabyigiye kuri aba bampinga, impanga, amajije kubibigiraho bamwereka inzira uko bikorwa, nawe abijyamo biramuhira. Ariho se murebe icyo yabahembye. Ni mu mwihorere, nawe yifitiye depression, ni mu mureke, nawe yifitiye agahinda. Rero abantu mwirwa mumuserereza ngo yashatse ari occasion nyine, bashaka kuvuga yuko ngo yashatse yarabyayeho. Sintekereza ko gushaka warabyayeho ari ikosa, ariko ni mu mubabarire, ahubwo mu musengere. Naho ubundi ibyo muri kumuvuga murenda kumwica, nyine niko ateye. Yarabiyeretse uramugore ni indiscipline, nta rukundo agira, nta bumuntu agira, nta muntu yubaha umuntu utubaye ikiremwa muntu. Ntabwo muri societe abantu bamwishima cyangwa bamurebe neza. Niba ashobora gufata agana Miki akabavugaho uko ashaka, akabakora ama operation uko ashaka, ibintu bikagiyo bikarangira, ntacyo byari bitwaye. Hano mu mihanda ni ugusundurana, mbese buri wese abashaka kubirindura undi ku mpamvu z'inyungu, hari n'igihe nta n'urwango rurimo. Ariko iyo hajemo ikintu cyo gufata famiye yawe utayizanye ku mihanda, umuntu agafata amafoto akayizana akayishyira hariya famiye yawe, ibyo bintu biba byarenze ikintu cyo kuvuga ngo ni ukubirindurana bigamije amafaranga cyangwa amaronko cyangwa umugati. Biba byajemo ubugome bw'indengakamere. Karari uyu nguyu ntabwo yari akwiye kwifata ngo afate umwana wa Miki amushyire hariya kuri TikTok cyangwa n'ahandi hose yamushyize. Abantu nibamuhana, nibamubwira ngo wakoze amakosa, arushaho kubarakara, ahubwo yigira intare. Ibi rero byerekana nyine uburyo cy'umuntu ari indiscipline, nta bumuntu agira, ntazi amategeko agenga sosiyete y'abantu benshi. Sintekereza ko umuntu waza akifotoreza kuri uriya mwana we kandi ari we amwishyire kuri kamera. Sintekereza ko umuntu aje agafata uriya mwana we akamuvugaho amagambo nk'ariya y'urukozasoni, yuzuye discipline nkeya, amagambo atari ay'umubyeyi. Ntabwo ntekereza ko Karara byagira bite byamunezeza. Sinzi neza yuko kandi ari we muntu uri aho ngaho ufite urugo rwiza, ruzima, runezerewe, kwifata agafata ngwino akirirwa mukora ama operation, nawe afite urugo, azi neza ko isaha n'isaha nawe urwe rwagira ibibazo, cyane yuko biriya bya ngwino nta kura bifite. Kwifata akavuga ngo umugabo wa ngwino ngo yakurikiye ngwino ngo bagiye guhura ngo nasabe ngo muri hoteli. Mu by'ukuri ibyo bintu nta gihamya bifite, ni ibintu yahimbye ashyiraho ngo yego byazamuye cano ye, aranamenyekana, n'abanzi babo barishima, ariko ntibivuze yuko biriye nawe azi neza ko byamumanuye, azi neza ko byamuteranyije n'abantu benshi, bimuremera abanzi. Uribuka ya timu yabo na ba Ketchup na ba Hoze na ba Sauda n'impanga nyine, sinzi n'abandi badamu bari barimo. Muribuka iriya timu, mu by'ukuri nta kintu yabaye, nta n'ikibazo bari abantu bari bafitanye, ariko uyu mugore yapfuye kuyigeramo. Uyu nguyu witwa Karara, uyu witwa Karara yapfuye kugera muri iriya timu. Buri muntu wese yamushakiye icyaha, buri muntu wese yamushakiye ikintu gituma bashwana. Ntabwo uyu mugore ari mwiza, usibye abantu bamukunda cyangwa bamuba hafi bajye bamusengera, kuko niyo umuntu ashobora kugera mu bantu akamera, ubuse twabyita nk'iki, akagenda akabamo nk'iki, urabona nko gufata nk'amata ukuntu aba ameze,
akagwamo akantu gato cyane, abantu ntabwo baba bakigize bate, ntabwo baba bakiyakunze. Uriya mugore yageze muri iriya timu, abantu bose abashakira ibyaha. Nk'uko mubizi mwese, hari umuntu wari wumva umuntu witwa Rose TV mu matiko, hari umuntu wari wumva Sauda mu matiko, uriya Ange Christelle hari umuntu wari wamwumva mu matiko. Even n'izi mpanga bakora ibibareba, bagakora ibibabyarira inyungu iby'akazi kabo, ariko uyu mugore yapfuye kubageramo, aragenda bashinja ibintu, buri wese akavuga, akagera no kuri Rose, akagera no kuri Sauda. Yenda buriya Ketchup we asanzwe ari umuntu ukina filime waranirekura, niyo umuvuzeho nawe araza akakwasa nta kibazo. Urumva we rwose nta kibazo, kuko ubundi ngo niwe ahantu ibintu byaturutse ngo by'ibibazo, ngo we na Sabe ngo baramuvuze. Ketchup iyo umuvuze we ntago agira ate, ntaceceka ngo akureke, nawe araza mugakomagurana ntacyo ibyo biba bimubwiye. Rero kuvuga ngo Sauda nta muntu kuba afite cano, mana yo mwijuru kubona Sauda yasubizanyije n'umuntu binabaho se? Even na Rose ufite platform nini muri bose kubaruta, nta muntu wari wamubona aza gusubizanya n'umuntu, ariko umugore twa Clara yaraje amwicaraho, amuhimbira inkuru, amuvugaho ibintu by'ubuzima bwe bwite nawe ubwo atageza kuvuga hariya. Uriya mugore amuhimba w'inkuru turumirwa. Rero uyu mugore niba afite depression, niba koko urugo rwe rutameze neza nk'uko Brian abivuga, mumureke mumusengere. Niba urugo rwe rutameze neza birumvikana, muragira ngo abahe iki? Nta muntu utanga urukundo adafite, nta muntu utanga ikintu cyiza kandi muri we nta kimurimo. Murumva, mumureke avuga ibyo ashaka, yongera nashaka yongera akora operation kuri ba Sabe n'impanga. Ubundi avuga yuko ngo Sabe ngo niwe boss, ngo niwe boss waba Brian, niwe boss w'impanga, niwe boss wabo bantu bose. Icyo kigare cyose nyine wavuga ko ari we boss wabo. N'abantu bitunze, harimo abagore n'abagabo bitunze, ariko ngo niwe boss wabo. Sabe sarabahemba, Sabe se isimbi arabatunze, ariko ngo niwe boss wabo. Ahubwo uyu mugore ntakeneye kubona abantu bagira bate, bakundana bafite ubumwe. Wakeneye ko bamuha urukundo rwinshi, akaba ashaka yuko nyine ari uza mu b'imbere. Donc umuntu mwamenyanye mu 2000 n'umuntu mwamenyanye mu 2020, ntabwo abantu wabafata kimwe. We rero ashaka ngo bamukunde. Abandi rero abemeza yuko iby'impanga ngo na Sabe ari byo, bavuga yuko ngo Sabe yamwimye. Nge simbyemeza kuko nta gihamya mbifitiye. Rero uyu mugore mumureke yitature, mumureke avuge, mumureke amere nk'imashini y'injugu kwa kundi bituragurika, mumureke nawe siwe. Muri kumva neza? Niba ibiganiro by'amatiku ari byo yakoraga bikamwinjiriza, uyu munsi Canika bimeze nkaho yahombye, sabu nyinshi ntizivuga views. Urumva, Cana yarahombye ntagikora, bisa naho nyine nta kazi kabirimo, sibyo? Rero niba abona yarahombye, amatiku ari yamwinjiriza, uyu munsi amatiku akaba yarayabuze. Urumva, muragira ngo akora iki? Agomba guhora akora akantu kabakangura, agomba guhora akora akantu gatuma mumuvugaho, agomba guhora akora ikintu kiri buze gutuma umuntu wese amutekerezaho. Uyu mubyeyi rero niba yifite depression, niba yifite agahinda gakabije, niba mu rugo bitagenda neza, niba afite imibabaro y'ubundi buzima, mumureke